Dore ibimenyetso bitatu bigaragaza ko ubayeho ubuzima budafite agaciro. Ikintu cya mbere, ugurisha utuntu twawe mu byo utunze. Wahura n'akabazo gatoya akariko kose cyangwa se karabaye iyo ari yo yose, ugahita ugurisha telefone yawe, ugahita ugurisha tumwe mu dukweto ufite, ugahita ugurisha televiziyo waguze ibihumbi 300, sikirini ugahita ugenda ukajya kuyiteza ku bihumbi 80 kugira ngo ubashe gukemura ikibazo ik'ibihumbi 40 uhuye nacyo. Akabazo kose uhuye nako cyangwa se akantu kose kaje mu buzima bwawe kagahita kagutera pressure, ukumva ibintu byazambye byapfapfanye cyane, ku buryo buri kanaka ariko kose uhita ujyana ku isoko ukagateza. Icyo gihe uba urimo gukemura ikibazo, ariko nanone uteye intambwe ijya mbere, uri gusubira iyindi inyuma. Ni nko gusubira intambwe ebyiri inyuma, kubera ko buriya iyo waguze ikintu kandi icyo kintu kikaba gifite agaciro, kukigumana cyangwa se kuba ugifite ugashakisha ubundi buryo, uretse kukuba gusa utunze ibintu bifite agaciro mu mitungo yawe utunze, binagukomeza no mu mutwe, kubera ko gushaka igisubizo cyihuse cyane uhereye ku tuntu ufite, nyine nk'umuntu mu mutwe uri aho ngaho woroshye, ku buryo gushaka ibisubizo bikomeye cyane ataba ari ikintu cyawe. Rero niba ufite iyo ngeso yo kugurisha buri kanaka ariko kose utunze, agatelefone, umukobwa mukundana arakubwiye ngo baby ngo ejo bundi nzajya mu kirori muri weekend, ngo ariko ngo nta mafaranga ngo yo kwisukisha mfite, ugahita uvuga uti reka ngurishe icupa rya gaze ntakoreshaga kubera ko wenda mfite amacupa 2 cyangwa se muri iyi minsi ndi gucana ku makara kugira ngo umubonere amafaranga yo kugira ngo agende ajye kwisukisha. Icyo gihe uri umunyantege nkeya n'ubwo buzima bwawe urimo kubaka. Ni hahandi usanga abantu bahora bahuze cyane, umuntu ahora ahuze atanahari, ahugiye mu tuzi bya danger, ariko nanone ugasanga nta kintu ageraho cyangwa se mu bintu afite ahubwo bigenda bigabanuka. Icyo ni icya mbere. Ikintu cya kabiri kigaragaza ko ubayeho ubuzima budafite agaciro, ntabwo wabaho ubuzima bwawe butarimo umuntu w'umukobwa cyangwa se umugore. Hari abasore bameze uku nguku, ugasanga umusore nyine kugira ngo ubuzima bwe yumve atuje, ari comfortable, ameze neza, mbese ari umusore ngo ubayeho icyo yita ngo ni ubuzima bwa nyabwo. Ubwo buzima bwe bugomba kuba burimo umukobwa cyangwa se umuntu w'umugore. Butarimo umugore cyangwa se umukobwa, uwo musore akaba yataye umutwe, ibintu byose akabikira ku ruhande kugira ngo abanze agende ajye gushakisha umuntu w'igitsina gore ugomba kuba ari mu buzima bwe. Ibyo bintu niba uri umusore ukigendera kuri ibyo bintu cyangwa se umugabo umeze uko nguko, si n'abasore gusa, umugabo wenda tuvuge wagize ibyago agapfusha umugore, cyangwa se wenda wakoze divorce, feri ya mbere agahita agenda agiye kugira ngo ashakishe undi muntu w'igitsina gore wo kugira ngo abashe kuba ari mu buzima bwe. Urugero rwa hafi, hari abantu benshi cyane muzi abagore bataye, ari abagore bataye, umugabo akagenda agata umutwe agapfapfana burundu, ngo yashenjaguritse umutima, ukamusanga umugabo buri gihe ahora mu tubari, hasi hejuru arimo gushaka umuntu w'umugore cyangwa se undi mukobwa, akagenda yishingikirije ngo ikintu ngo cyuko ngo bamutaye, akagenda akaryamana n'abagore benshi cyane icyarimwe, ngo arimo kwiyibagiza ngo uwamutaye, paka kugeza ubwo ngo ashaka undi mugore uzasimbura wa wundi wari uri mu buzima bwe. Niba ubayeho ubuzima urimo gutekereza ko mu buzima bwawe udashobora kubaho nyine ngo butarimo umuntu w'igitsina gore, ukaba wumva ari uko nguko bimeze, ubuzima bwawe umenya ko ubayeho ubuzima budafite agaciro, nta n'indangagaciro ufite, kubera ko kugira ngo already ube umugabo bwa mbere ugomba kuba umeze neza, ushikamye, noneho ibindi bintu byose biza mu buzima bwawe, ibyo ari byo byose, yaba undi muntu, yaba se n'ibintu, ibyo ari byo byose bikaza ari inyongera, ku buryo kubihomba nta kintu bigutwara cyangwa se ngo bikwangirizeho mu buzima bwawe. Ikintu cya gatatu kigaragaza ko ubayeho ubuzima budafite agaciro, iterambere ry'abandi n'ibintu abandi bantu barimo kugeraho, wowe biguca intege, ahubwo
bikakwima motivation, mbese ukaba demotive, mbese ukaba umuntu ucitse intege cyane kubera abandi. Urugero, ukabona wenda umuntu mungana mu rungano rw'umuntu mungana aguze imodoka, ugahita wowe wumva ibyo bintu biguciye intege mu buzima. Noneho ibyo ngibyo bishobora no guterwa no kuba umeze nk'aho wagira ngo ugize akantu k'ishyari, cyangwa se nanone ukagira gucika intege zo kumva ko ibyo bintu abandi bari kugeraho mungana wowe utarimo kubasha kubigeraho. Ntabwo ari uko nguko iyi si ikora, nta nubwo ariko umuntu yagakwiriye kuba ateye. Niba abandi bantu bageze ku bindi bintu, ikintu cya mbere ushobora kubitekerezaho cyangwa se ukabireba bikakubera urugero, cyangwa se ukabyihorera kubera ko ubayeho ubuzima bwawe nkawe ku giti cyawe. Rero hari abantu babona umuntu ageze ku tuntu, umuntu baziranye cyangwa se n'uwo bataziranye yigereye ku bintu runaka, uwo muntu we bikamuca intege, akagenda agacika intege, akababara cyane, akumva wagira ngo ubuzima bwe bwarangiritse, akumva ameze nk'umuntu utabaho, mbese wagira ngo isi yaramutereranye n'Imana ntabwo ikimwibuka. Niba ubayeho ubwo buzima bumeze nk'uko nguko, menya ko bigoye cyane gutera intambwe igenda igana imbere. Bene ibyo bitekerezo ubifite mu mutwe wawe. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.